Nongeye kubasuhuza. Ninde wabeshye ko gukunda no gukundwa ku batabikora ari uko bose babibuze? Ninde wabeshye ko kuba umuntu yabaho nta mukunzi namba buri gihe biba bisobanurwa nuko yamubuze, mbese akaba yarabuze uwamwemera? Ahubwo se ninde wabeshye ko kutagira abo twita abakunzi twese biba bituruka ku gutinya kwangwa n'abo dukunda cyangwa se gukatirwa? Uwo ari we wese wababeshye ibyo ngibyo simuzi, ariko yarababeshye cyane. Hari abantu uyu munsi badafite abakunzi cyangwa se bakaba baranze cyangwa se bahora banga ababasaba impundo kuko bafite ikibazo cy'uburwayi byonyine. Birasa n'imitumvikana neza. Ubundi ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yarwara gutinya ikintu runaka, ariko bibaho cyane. Ni uburwayi buzwi ku izina rya philophobia. Uburwayi aho umuntu atinya kwinjira no kwinjizwa mu rukundo bitewe n'ibyo yahuriyemo nabyo mu rwabanje cyangwa se n'ibyo yahuriyemo mu buzima. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro twavuze kuri ubu burwayi, tuvuga ku kibutera cyangwa se ku bibutera, ibimenyetso byabwo byose twabivuzeho n'ibindi byinshi. Uyu munsi mureke tuvuge ku nzira enye wakoresha ukivana muri ubu burwayi, mbese ukaba watereta cyangwa se ukaresha umuntu ufitiye igitinyiro. Wifuza kureba igice cya mbere cy'iki kiganiro, injira mu biganiro byacu cyangwa se urebe iki kiganiro kugeza ku musozo. Ndaza kubashyiraho video y'igice cya mbere ku buryo biborohera kukibona. Nitwa Mugisha, mbahaye ikaze. Niba wifuza kwivana mu ubu burwayi ndetse no kubwirinda, ikintu cya mbere uzakora, gerageza ubinyangamugayo nawe bwite mu gushaka impamvu ya nyayo yabigutera gutinya kujya mu rukundo. Ese nukubera iki? Bifira hehe? Ubundi se bipfa byagenze gute? Ubundi mu busanzwe uko twita ku bantu cyane ni nako tuba twiyegereza umubabaro cyane. Buri gihe uko uzita ku muntu cyane ni nako uzaba wiyegereza umubabaro cyane. Banza kumenya neza ikigutera kuba uhorana ubwoba bwo kujya mu rukundo. Ese waba warababajwe mu hashize hawe cyangwa se ukabutinya kubabazwa by'amarangamutima, cyangwa se mu kimwe ukabutinya guhomba cyangwa se gutakaza? Gutakaza mvuga ngaha no kugira icyo utakaza nyine. Byashoboka cyane ko yaba ari iyo mpamvu. Muribuka uko tugira abo twiyegereza cyane cyangwa se abo twitaho cyane, ni nako tuba tuzababara cyangwa se tuzababazwa cyane. Ibyo ni ibyo ngibyo. Uburyo twabayemo cyangwa se twababayemo cyangwa se twababajwemo guhera mu bwana bwacu bugira ingaruka zikomeye cyane ku kuntu twiyumva ku ngingo y'uburyo bwo kwakira abantu tuba tugomba kwiyegereza cyangwa se batwiyegereza. Ishobora kuba ari nayo mpamvu uyu munsi inzego z'ubuzima ziba zishishikariza ababyeyi kurerana abana babo urukundo uko bashoboye kose. Uko kwitwara mu nkundo ni nk'uburyo bwo kwirinda twe ubwacu, ariko nanone ni ingenzi cyane gusuzuma neza ko tuba twirindana n'abanyabo. Ni ngombwa cyane gusuzuma neza ko tuba twirinda turi kumwe n'abantu banyabo, ndavuga abo dukunda cyangwa se badukunda. Mu gihe cyose uzasunikira iyo ngiyo, ugasunikira hirya buri muntu wese uzagaragaza ko ashobora kuba gufitiye icyo gutekerezaho, byashoboka cyane ko uzaba utari mu mwanya mwiza wa nyawo. Ntabwo uzaba uri mu mwanya mwiza. Mu gihe cyose ubigenza uko, byashoboka cyane ko waba uri gutakaza ikintu cy'ingenzi. Gerageza kumenya neza impamvu za nyazo zaba zigutera kuba utinya kujya mu rukundo. Umenye neza impamvu uba wiyumva gutyo. Iyo ni inzira ya mbere, ni indwara ya philophobia turi kuvugaho, indwara yo gutinya kujya mu rukundo. Ikintu cya kabiri cyagufasha gukunda cyangwa se kuresha umuntu utinya ni ukumva ibyumviro byawe neza ukabisesengura. Nyuma y'uko umenye neza ikigutera cyangwa se ibigutera kumva uhorana ubwoba bwo gukunda cyangwa se gukundwa, nta kindi kiba gikurikira aha ngaha iki gihe. Ndetse uba ugomba gutangira kumenyera ibyo byiyumviro ku rugero ruhagije. Umva neza ibyo mvuga aha ngaha, byumve neza. Ntacyo burya bitwaye guhangayikira kuba wababarizwa umutima. Ntacyo bitwaye kuba wahangayikira kuba ushobora kubabarizwa umutima. Ariko nanone gerageza wumve neza ko kuba hari uwo wiyumvamo cyangwa se kwiyumvamo kuba ashobora kuba ari nayo mahirwe ya mbere cyangwa se ugezeho yo guhura neza n'umuntu mwiza muhuje. Kuri uru rubuga bakubwira ko kujya usuzuma ibyiyumviro byawe by'agahinda ndetse no gutengwa wagiye unyuramo ari ingenzi cyane. Uba ugomba gusuzuma ukubabarizwa umutima kwawe ko hashize. Ibi byose ukabikora ubiganiriza inshuti zawe n'umuryango kandi ukiyitaho bihagije. Inzira ya gatatu, mu nzira nyine naguteguriye uyu munsi, ugomba gukurikiza igihe cyose utinya kujya mu rukundo urwo ari rwo rwose.
Izi nama ni inama dusanga ku rubuga rwa internet rwitwa The Brides, rushakisha muri Google nawe wisomere. Barakubwira bati noneho hitamo umwunganizi mwiza cyangwa se w'agaciro. Choose a worthy partner. Iyo ni inzira ya gatatu. Ubundi ikintu kidutera cyangwa se kidutera twese kumva dufite ubwoba bwo gukunda nuko ibyo tubihuza n'ahashize. Ninde wababwiye ko umukunzi wanyu ubungubu ameze neza nk'uwo mwita mwebwe aba ex? Cyangwa se ninde wababwiye ko ateye nk'umukunzi wawe wa kera? Nta mpamvu n'imwe uba ugomba kwitega ko azagufata kimwe n'umukunzi wawe wa kera. Umukunzi wawe wa kera ashobora kuba yaraguhemukiye ariko nta na hamwe ahuriye n'abo ubungubu cyangwa se n'ubu. Mu gihe cyose hagize ukwegera ntabwo ari igitekerezo cyiza kumusubiza inyuma witwaje inkuru za kera. Reka tuvuge ku kintu cya kane rero cya nyuma cyagufasha muri ibi bintu. Kuri uyu mwanya uba ugomba kwemera ko bisaba gufata igihe. Kwigobotora ubwoba bwawe bwo kujya mu rukundo ntabwo ari ikintu kizaza ijoro rimwe. Ni ibintu bizagufata igihe. Ubyumve neza, bizagufata igihe. Mu gihe cyose umaze kwinjira mu rukundo n'umuntu mushyashya rero burya nta mpamvu iba ihari n'imwe yo kubyirukansa. Byashoboka cyane ndetse byashoboka cyane ko byaba ari igitekerezo cyiza kubigenza gake. Kubigenza gake kwawe nibyo bigufasha gufata igihe ukamenya neza ibyiyumviro mufitanye, nako ndetse ukabasha kumva neza amarangamutima mufitanye. Hanyuma y'ibyo ari nako wubaka icyizere cyanyacyo gikenewe ngo urukundo rwanyu ruzakomere. Muribuka neza cyane iki kiganiro ni icyitwa Menya Byinshi. Wifuza kuduha inyunganizi, igitekerezo cyangwa se wifuza kudusaba ikiganiro twawukoraho ubutaha, dusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Ndetse niba utarakora subscribe na rimwe kuri chaine yacu ya YouTube ni Montagne Rwanda, nonaha ibuka kumanuka munsi y'iyi video ureba nta tukurana ndetse subscribe wakande. Ibyo bizajya bigufasha kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Nitwa Mugisha, Imana ibarinde.